byaramarira y'ibyishimo bw'umuryango w'umusaza Sebarinda wongeraga kubona umwana wabo wari warabuze nyuma y'imyaka 23. Ni igikorwa cyabagoye dore ko nyuma yo kumenya amakuru ko umwana wabo yahungishirijwe mu gihugu cy'Ubutaliyani batangiye kumushakisha, ariko bikagorana kuko yaje guhindurirwa amazina maze yitwa Jeannette Chiapero, nyamara yaritwaga Nyirambabazi Beata, bahimbaga Nyirabuzari. Twizeyimana Vincent ni musaza we, aravuga ko bitari byoroshye kuko batangiye kumushakisha mu mwaka wa 2006. Nabyibuka mu kwezi kwa 4 nibwo yanyandikiye email ambwira ko nigeze kumwandikira kandi yari umwana atabasha kumva ibyo mubwira, ariko uyu munsi ashaka kumenya inkomoko ye, akaba yaragiye no kuri Facebook aranshakisha asanga koko dushobora kuba dusa. Twaje kuganira twemeranya yuko twakora ADN kugira ngo twemeze ko ari mushiki wanjye, akaba umwana wa Sebarinda Leonard. Ku itariki 29 z'ukwa 8 nibwo ikizami cya ADN twohereje mu Bwongereza cya papa, n'icyo yohereje twasanze kigaragaza ko ari umwana we. Harindintwari Anastasi yakoraga akazi k'ubuzamu mu kigo cy'imfubyi cy'abihaye Imana, akaba ari we watanze amakuru yuko Jeannette yajyanywe mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ni gihe umufite yavuye ku ntembera numva barira ku kiliziya ndamutora mu karana nkunda ni gihe kisa Nyirabuzayari. Noneho ba mu Butaliyani yaje ashaka abana bamugaye bameze nabi nawe mushyiramo, noneho nkajya afata kubera ko babansigiye bose abazungu bahunze barabansigiye. Uwo Mutaliyani aje mbona ko iyo community yari Umutaliyani ya Filippo Samaridoni bitambuhereza bajyana nabo bana Nyirabuzayari wanjye agendamo. Nyuma yo kugezwa mu gihugu cy'Ubutaliyani akaba yararerewe mu kigo cy'imfubyi, ariko nyuma za kubona umuryango umwakira. Kuri ubu akaba yarashyingiranywe n'umugabo w'Umutaliyani aho babyaranye abana 2. Hifashishijwe umusemuzi, Jeannette uvuga Igitaliyani yavuze ko nawe bitamworoheye kubyakira nyuma yo kumva ko agifite umuryango mu Rwanda. Da quando lui mi ha cercata la prima volta a quando poi sono stata io ad averlo ngo mbere na mbere umuryango wanjye w'i Rwanda unshaka, ntabwo nabyumvise, narabyihoreye ndabyanga, ariko aba bantu kari 3 bamfashije kubitekerezaho, nanjye nakomeje kwitekerezaho kuko ntabwo byari binkomereye kugira ngo menye imizi yanjye hiri, ni ukuvuga ngo ivuko ryanjye ari iriha aho riri, ntabwo byoroshye, ariko abangaba bambaye hafi kugira ngo nshobore kubyumva. È stato un percorso lungo e quindi è per questo che voglio ringraziare la mia famiglia. Umusaza Sebarinda Leonard akaba yasazwe n'ibyishimo nyuma yo kongera kubona umwana we, dore ko ngo mbere yuko bamujyana yari yamusanze mu kigo cy'imfubyi cy'Umutaliyani witwaga Mingeti aho yarari. Nyumvise byarandenze n'ukuntu yagiye n'ukuntu amukurikiranye akajya mu Butaliyani akagenda none akabagara. Yakubwiye ko twishimira waje kumbwira. Ngiye naragiye nsaga witwa Anastasi, umwana arandirira, andiriye subiyeyo nsanga umwana yaragiye, akomeza kumena nomero zo zagiye bise nagiye akoresha nk'umwana wanjye. Kongera kwakira umwana mu muryango byari ibirori, dore ko byitabiriwe n'inshuti n'abavandimwe batabarika. Kugeza ubu harabarurwa abana 53 bajyanye na Jeannette, abo mu miryango yabo barokotse bakabibaza uburyo bazongera kubabona.